Reka ngusuze kandi mwifuriza ibyiza ukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi nizere kumeze neza cyane mu byo uri gukora. Yo gusuza kandi kwifuriza ibyiza nitwa Clement Isenganye mera nkugeze inkuru iri kuvugwa muri aka kanya ivuga ko umuherwe Rujugira y'abatwa Triberi yapfuye ku myaka 82 y'amavuko. Umuherwe ayabatwa Triberi Rujugiro yapfuye ku myaka 82 y'amavuko. Makuru y'urupfu rw'akaba yamenyekanye kuwa gatatu tariki ya 17 Mata 2024 ariko hari n'abatangiye kuyavuga ku mbuga nkoranyambaga tariki ya 16 Mata 2024. Rujugira yamenyekanye cyane nk'umwe mu baherwe u Rwanda rwagize ariko akaba yaramaze imyaka myinshi yarahunze igihugu. Makuru y'urupfu rwe yabanje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mbere yuko abanza no gusakara mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda birimo n'Ijwi ry'Amerika ndetse n'ibindi. Icyo kinyamakuru kivuga ko cyavugishije umwe mu bagize umuryango yemeza by'uru rupfu rwe nubwo hataramenyekana icyo yaba yazize kugeza ubu. Uyu muherwe yabaga muri Afurika y'Epfo akaba yaragiye avugwaho gushora imari mu bihugu bitandukanye bya Afurika by'umwihariko mu nganda zikora itabi. Rumwe mu ruganda ruzwi cyane mu nganda ze kandi zikomeye ni urwitwa Pan African Tobacco Group. Rujugiro yavukiye mu Rwanda ariko kuba rwemezamirimo kwe kwatumye aba umushoramari mpuzamahanga ndetse hari n'agace k'Ikigali kamwitibiriwe bitewe n'ibikorwa bitandukanye afite byiganjemo imitungo itimukanwa irimo inzu. Yubatse ubucuruzi bwagutse mu nzego zinyuranye ariko akaba ari n'umwe mu bacuruzi bashinjwa ibyaha bikomeye birimo ibyatumye ahunga ubutabera bw'u Rwanda bijyanye ngo no kunyereza imisoro. Byashinjwa si ibyo yakoreye mu Rwanda gusa kuko 2021 hasohotse raporo irwanya ubuhezanguni, ibyaha, ruswa n'ibindi bikorwa bitemewe mu bucuruzi byamushyiraga imbere nk'umwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Guverinoma y'u Rwanda imushinja kugerageza guhirika ubuyobozi no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Nanone kandi uyu munyemari wari ufite ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda yarakurikiranyweho kunyereza imisoro n'ibindi byaha bishingiye ku bukungu. Uruganda rw'itabi rwa Triberi Rujugiro y'abatwa rwashinzwe mu mwaka wa 1978 bwo yatangiraga gukora imiti y'itabi y'amasagireti mu gihugu cy'u Burundi. Urwo ruganda rwagiye rwaguka ndetse rugenda rugaba amashami mu bihugu by'abaturanyi mu karere u Rwanda ruherereyemo. Yashinze uruganda muri Zaire ubu ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 1984 akomereza muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 1991. Hagati y'umwaka wa 1996 na 2011 uruganda rwe rwatangiye gukorera mu bihugu bitandukanye birimo Angola, Uganda, Tanzania, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Nigeria ndetse na Sudani y'Epfo. Mu mwaka wa 2013 nabwo yashinze ishami muri Uganda ahitwa Arua guhera mu 2019 kandi icyo kigo cye kibarirwa mu nyungu ya miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika ku mwaka, kikaba gikoresha abakozi basaga 7,000 hirya no hino muri Afurika. Ese ubundi Rujugiro ayabatwa Triberi ni muntu ki? Reka tubyumve ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Ijwi ry'Amerika. Nitwa Rujugiro Triberi ayabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane bwana Triberi Rujugiro ayabatwa kuba mwigomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusura kuri ry'Amerika kugira ngo tuganire. Birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Triberi Rujugiro ayabatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho? Mwavukiye mu Rwanda?
navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi ndahaba kuva mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho Bagaza, mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3, ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu ushobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa, abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, ni urugendo kuva ariko urabizi muri iyi myaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye. niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afurika y'Epfo, no guhunga ibibazo. Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko ntawe utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60. Twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, dutoroka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho shakisha akazi ndatangira ndakora, mbayo noneho ngeraho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera ku giti cyanyu. Ubwo ni mu ihe myaka tuvuge? Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi. Nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60, nkora muri post office. Ni hambere. Hanyuma nyuma yaho nkora mu kintu cyitwaga Soko Petrol, cyitwa SEP, cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera. Nibwo mwatangiye kuba rwiyemezamirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo. Ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha. Naho nahereye. Ubu turasubira mu myaka za 60, turi muri 2013. U Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afurika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hari n'abandi banyarwanda, ntimugeze musubira mu Rwanda? Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94 aho intambara irangiriye ya FPR, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi nkavuye njya muri South Africa. Etienne, wenda ngize icyo nanjye nabaza, utubwiye ubuzima wanyuzemo, imirimo wakoze, iyo urebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo, gukora muri serivisi za transport, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kare, iyo uvuze izina Rujugiro Ayabatwa, yaba umunyarwanda, yaba umurundi cyangwa se umugande cyangwa se umunyafurika y'Epfo, iryo zina bararizi. Iryo zina watangiye gute kuryubaka? Byagutwaye igihe kingana iki? Urabizi buriya kubaka izina biterwa, ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake, ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifitiye akamaro abantu barabimenya, bakakumenya. Ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana, ahubwo nakoze akazi kanjye, nkora ibyo nshobora, mfasha abo nshobora gufasha. Ibyavuyemo ni ibyizanye, ntabwo ari ibyo nari nagendereye. Ariko gukora benshi barakora, ntabwo bagira nk'aho mwagize, hari ibanga ryihariye mwagira muti? Ibanga ntabwo ari ibanga ryanjye jyenyine, ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho. Bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka ukaba uzi icyo wifuza kugeraho. Bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho, kuko ikintu cyose kigira igiciro. Niba ushaka gukora ngo ugere ahantu, ntabwo uzakora ngo ugeze saa 10 ngo uvuge ngo isaha yo gutaha irageze. Ugomba kubyihatira. Hanyuma iruhande rwabyo, nubwo wakora cyane,
nubwo waba uzi aho ujya hari ibintu bimwe ugomba kwitondera, nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu, ukamenya kumenya abantu, umuntu wese uwo ari we wese uguciye iruhande n'uwo ukoresha kubura mubiri wawe ukamuha agaciro ke akwiye. Hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe. Niba uvuze ikintu naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye, ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza. ntabaciye se mu ijambo bwana Rujugiro, muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda muri 1994 mwinjirana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi. FPR mwakoranye muti? FPR ntabwo mukuri, FPR itangira siho nari mfunze muri za 87 muri 90 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya, mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye u Rwanda. Ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka, mu kuronka viza zo gushobora kujya kureba abana banje muri Suisse, yari Fred Rwigema. Akaba rero atarasobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana, abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR. Arambwira ati ntacyo, hari ibintu nifuza ko tuganira, ariko ubu nta mwanya, wegenda nihashira nk'ukwezi uzanyaruka ugaruke tuganira. Umunsi nagarukaga ngeze i Nairobi menya ko bateye u Rwanda. Noneho abana imuhiraho yari yaterefoniye mbere yo kugenda i Rwanda, barambwira bati hari umuntu wa telefoni, bampa nimero. Nterefoniye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba, nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu. Ubwo hari aho ngaho hari muri 90 mu kwezi kw'icumi, umunsi batera. Nageze i Nairobi bucya ngenda i Kampala nsanga bateye, ninjira mwonyo ntazi uko bimeze, ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu. Noneho kuva aho nkora ibishoboka byose, ari ukubafasha ku giti cyanjye, ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe, n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye. Noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda. birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu. Muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo, mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko? Birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi. Mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga n'iki, narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje, icyo akora, hajya, n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka. Ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR? Nta muntu n'umwe, ukuyeho no kuvuga ngo abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'abanyarwanda baradufashije. Urumva rero ntabwo nari gusigara, ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo. Ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha, kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga dukeya babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga, bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko ngiye natanze 100 uri agatanga rimwe ngo hari icyo namurushije. Oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye. Birumvikana nyuma y'imyaka 20 mu muryango wa FPR ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga. None hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu none gutaha se n'urundi rugamba? Ibyo oya, nta gatoya, kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo ku giti cyanjye ubwanjye. Reka mfatire ahubwo, ubu se mwiyita impunzi cyangwa? Oya, nta na gatoya, ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu ni ihe? Impamvu ni uko urumva FPR Rwanda hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga
ko izo ntego twashinze tutazinyuraho, aho mboneye dutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango. Niho nabasezeye, nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPR, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye n'ibyo wari no mu kanama ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa? Cyane ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu cyama, icyama sicyo gitwara. Cya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga ni uko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuva aho rero nsanga ntakaze umwanya, byiza naba nigiye iruhande. iyo muvuga ngo bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo? Icyo nanze ni ukubamo, justement nanze kubamo mu ndani cyangwa hehe? Oya, kubamo muri abo ngabo, muri abo kuko twagiye tugamije gukora ibintu, twumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye. Niho nafashe inzira zo gukuramo akanya. Ubu mve muri abo ubu tuvugana nta cyabo batoza kongeraho ntibishoboka, ariko abo ni bande? Ntabwo mbazi. Urabazi kundusha urabazi kundusha. Ni abategetsi, nabo b'icyama, nabo nyine bakora ibyo bintu. Ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi cyagarutsweho ni imitungo yanyu mu Rwanda, cyane kiriya kigo cyanyu UTC, ikigo cy'ubucuruzi gikorera kiri mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali. Hari umuntu umwe watwandikiye mu kanya kuri Facebook agira ati ese Bwana Rujugiro Ayabatwa yitegura gukora iki ngo asubizwe imitungo ye? Ese azabikora ari hanze y'igihugu? Nibyo ahubwo buriya ntabwo n'ibiriya byagaragaye, kuko mbere ya biriya habanje muri 2008 nari mfite ikibanza cyitwa Kagarama. Baranyandikira barambwira ngo icyo kibanza ngo barakintwaye, kandi ari ikibanza mfitiye title, nta kosa ririho, nta. Muravuga niba district yaho ya Gikondo, Kicukiro. Iranyandikira irambwira ngo iragitwaye. Babwira ko ntabona impamvu bagitwara. Noneho banyohereza ibaruwa barambwira ngo nimbereke konte, bampa amafaranga, ariko amafaranga y'intica ntikiza atarakwiranye n'icyo kibanza. Ntabwo nigeze mbasubiza, ndabihorera. Mbona yuko ninjye hanze nkabivuga nzaba ndiho nononera u Rwanda, kubera wenda abantu bakeya batumva intérêt général, bareba inyungu zabo bwite. Ndabiceceka. Noneho nyuma yaho muri 2010 hasohoka ibaruwa ko bantwaye passport, ngo passport yanjye ibaye cancelled, hamwe n'umuryango wanjye, abakazana, abahungu banjye bose passport bazi cancelling. Ariko Tribert Rujugiro Ayabatwa ni umunyarwanda? Ni umunyarwanda, ariko baranditse yuko kuva ubu passport yanjye ibaye cancelled. Sinzi uko wabivuga mu Kinyarwanda, iteshejwe agaciro. Donc ni nko kuyinyambura, hamwe n'umuryango wanjye bose. Hanyuma urabona ni ibintu bitari bifite icyo bintwaye, kubera ko mbere yo kugenda mu Rwanda nari South African, nari mfite passport ya South Africa. Nta iyo passport yari yo kuvuga gusa ngo nshobora kwerekana ngo ndi umunyarwanda, ariko mu kugenda no kuronka amaviza byaranyoroheraga gukoresha ya South Africa. Nabyo nanga kubishyira hanze, kuko nabonaga yuko bishobora kwerekana izina ribi ku butegetsi buhari. Ndabyihorera. Buriya rero nibwo haje kiriya kibazo cyo gutwara UTC, bavuga ngo hari komisiyo ireba ibintu bitagira bene byo byandagaye. Ariko igitangaje bakandikira ubuyobozi bwa UTC, n'ibyo bintu bitagira bene byo niba byandagaye wakwandikira ubutegetsi uti. Ikindi bavuga muri
twavuganye n'abashinzwe ubushinjacyaha mu Rwanda hari igihe bavuga ngo babifashe kuko hari ibyaha ukurikiranwaho. Icyo ni ikindi nari nibagiwe kukubwira. Mbere y'uko bafata UTC naronse ibaruwa y'uko amakonti yanjye n'ay'umudamu wanjye aba bayafashe muri Access Bank. Muri Access Bank bavuga ngo bariho baragira criminal investigation. Ubundi uko nzi muri criminal investigation baranakubwira, baranaguhamagara, baranakubaza, bakanakubwira n'icyo bakwinvestigaho mbere yo kugira ngo bagufatire ibyemezo. Kugera ubu n'uno munsi nta kintu ndamenya cy'iyo investigation. Hanyuma igituma biriya bavuze atari byo ni ukubera ko iyo biba byo banabyandika. Kugera umunsi wa none nta kintu kindi kirasohoka cyo kuvuga ngo UTC turayifashe cyangwa se ibintu bya Rujugiro turabifashe, atari igikaratasi gisa naho ari polikopi iyo komisiyo yanditse kivuga ngo ubuyobozi bwa UTC kuva uno munsi nimubwire abantu bo muri UTC amafaranga bajye bayashyira ku ikonti yacu. Nicyo kintu cyonyine nk'abantu batwumva bwana Ayabatwa, umunyemari nk'amwe n'umutungo mufite n'ubushobozi, ndavuga ubwenge rwose n'ubushakashatsi mukora mu gushora umutungo wanyu no gushakisha, nk'uko bavugaga muti icyateza abanyarwanda n'abanyafurika imbere mu kumva mutakorera mu gihugu muvukamo, icyo mwumva kibura cyane cyane muri Afurika no mu Rwanda kugira ngo abanyemari nk'amwe mushinga imizi ibibazo Afurika ifite turebe ko nibura byakemurwa hakoreshejwe abantu nk'amwe, n'iki mubona kibura? Ikibura ni uko navuga ngo ni demokarasi. Navuga ngo ikintu kibuze iyo igihugu imiliyoni 12 zihagarariwe n'umuntu umwe akaba ari uzitekerereza akica agakiza, nta hantu icyo gihugu gishobora kuba. Uwo muvuga ninde? Ndavuga ega na Afurika yose. Usanga abaperezida bose bafite ububasha burenze igipimo. Umuperezida ashobora kwambura, ashobora kwica, ashobora gukora icyo ashaka, ari hejuru y'amategeko. Ko mubaha muri Amerika niko bimeze. Biratandukanye ibintu umuperezida wa Kongo cyangwa w'u Rwanda cyangwa undi akora, Barack Obama hano yabikora. hari amategeko. Nicyo kibuze rero muri Afurika. None nkamwe nta mategeko, ni umuntu umwe akaza agashinga amategeko ye. Ese bwana Ayabatwa, kiriya kigo cy'ubucuruzi cya UTC waba ari wowe munyemari ugifiteho ububasha wenyine cyangwa se hari abandi bantu bafitemo imigabane ku buryo bari mu Rwanda bashobora no kuvuga ngo dufitemo imigabane, iki kigo ntabwo kigeze kirekurwa cyangwa se ntabwo umuntu yagitaye? Barahari ku buryo bw'uko icyo twakoze umunsi tugira inama biriya bibaye, naravuze nti ko ngewe ndi hanze nkaba ntari mu Rwanda, ubu nigihe wari chairman wa kiriya kigo, noneho ubu chairman mbuhaye uwundi muntu umwe mu banyamigabane dufatanije. Ndamubwira ubu wowe noneho uba chairman, aba ari ugaragara imbere ya leta, ariko ntibashaka kumwumva. Aha wenda mbere y'uko turangiza ntaza gucikwa ntatanze message nifuza guha Kagame, Perezida Kagame. Ni nabyo nagira ngo ngeraho mu kanya mwihanganira kabisa, nshaka kuza kumuha message. Nicyo nagira ngo ngeraho mu kanya ngira nti turebye uko mukora business yanyu, uko imari yanyu mwayishoye hirya no hino muri Afurika, mufite ishusho yaguye yuko abanyafurika bashobora kuba batera imbere kurushaho. Mwe ari ubwo butumwa mushaka guha umuntu umwe muvuga muti Perezida Kagame mu Rwanda nka perezida ubwe mwavuze muti ni umuntu umwe rukumbi, icyo mubona yakora kuri uyu munota muti 1 2 3 nibi abaturage b'ibihugu bakamererwa neza, n'iki mwatubwira? Aho mbajije ikibazo kigoye cya politike, ariko ndakigusubiza kubera ko nifuza ko yanyumva akumva n'abanyarwanda. Bwa mbere, ikintu cya mbere, message ya mbere namuha ni ukutiyitiranya n'u Rwanda, ngo niba jyewe mvuze ngo Kagame ntakora neza ngo bavuge ngo nanga u Rwanda. Ntabwo Kagame ari u Rwanda, ntabwo agomba kwitiranya n'u Rwanda. Icya kabiri ni uko agomba gutandukanya ibintu. Hari abanyamategeko, hari inkiko, ntareke zikora yo kuzinjiramo, ngo niba umujuji aciye urubanza uko atabishaka buke yamumanuye muri gereza. Ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bizageza u Rwanda cyane nawe ubwe bizamugeza, kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kureberera miliyoni 11 ngo abone ko zose zifunze amaso
nta kintu zizi, ntacyo zibona, ari we wenyine ubona. ariko se ntabaciye mu ijambo bwana Rujugiro, mwarakoranye hafi tugeze kuvuga gatoya ko mwari mu kanama ka hafi kamugira inama kabisa. ibyo bintu mwabimugejejeho, ikitumvikanamo ni iki, uko mwumvaga atabyumva? erega umuntu buriya ntabwo ahinduka gutya ngo nk'ijuru ngo arahindutse yijimye, no. ni ibintu biza buhoro. ugasanga rero niyo muri kumwe ubonaka ukavuga uti kariya nakamucitse kazakira, ukongera ejo hakazaho akandi, noneho bikaza kugera ahantu bimera nka cya kirahure cyuzuye amazi washyira mu gitonyanga akamena. ahubwo mfatiye kuri iyo ngingo bwana Ayabatwa, hari n'andi makuru amaze igihe avugwa atangazwa, namwe mwarayumvise, aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. hari ibyavuzwe n'ubu biracyavugwa ko mwaba ahubwo, murabitubwira mu kanya, mufatanije na barimo Generali Kayumba Nyamwasa, Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu. mwarabyumvise ibi, mwe mubyakira mute, mubivugaho iki? ibyo kabisa barabivuze, kandi naramwoherereza message, muyohereza perezida Kagame, nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho, kumubwira ko ntabwo mfite intere n'imwe na ntoya muri politike, ko kandi nta na rimwe nzigera nsubira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose. ubabazwa no kuba ubu ngubu itungo yawe irimo gufatirwa, ukaba noneho nta n'uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda? Mbabajwe no kudashobora kugira uruhare rwo guteza imbere u Rwanda. Imitungo ntabwo imbabaje, uko ari amazu nta mapune afite, ntazayashyiraho amapine ngo ashobora yajyane hanze. wari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira? hari uwabivuze. nta mapune afite, ari hariya, ashobora kuyitiza imyaka 2-3, hazagera nkagaruka ntiyasubirane, nk'uko nasubiranye BTC. bantwaye isosiyete mu Burundi bayimarana imyaka 6, ariko narayisanze ntubirakora. n'ariya mazu nzayasanga hariya. none se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho, gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye, muravuga muti kurwanya u Rwanda n'intwaro ntibirimo, gukora ibi n'ibintu ntibirimo, kandi mwavuze ko mwinjiranye na FPR i Rwanda, muzasubira mu Rwanda bigenze biti? ntabwo nshobora no kudasubirayo. niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara, nzayemera ngume hanze, nta ntambara nzateza. ikindi ni uko ntabwo nemera, nta kintu cyatuma mbona uko Kagame yakoze agahinduka, ntabwo nakwemera ko na Kayumba adashobora kwinjira atyo ngo yongere ahinduke abe nkawe. wumva niba narananiranywe na Kagame, navuga ngo noneho ubu Kayumba niwe ubaye umuntu muzima, tuzajyana. so kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba, kandi noneho jye ku bwanjye barabizi ko tutari kumwe, barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda, gusa ntabwo nzi ikibatera kubikoresha, ni igikoresho bafata bakabikoresha. tugaruke ku mwuga w'ubucuruzi ukora cyane. uherutse gutangariza ikinyamakuru kimwe cy'i Bugande yuko gushora imari mu Rwanda ubu ngubu ariho bimeze nk'aho ari uguta umwanya, kuko igihe ari cyo cyose ntabwo uba wizeye iyo mari yawe. ibyo bintu wabivuze ubihereye kuki? birababaje kuko ikintu cya mbere, urazi no muri constitution z'ibihugu byose babanza gutanga garanti y'umutungo w'umuntu, ko umutungo w'umuntu uri ntavogerwa. none se ahantu bashobora kukwandikira ngo wowe ngo inzu yawe ntigira nyeneyo, kandi ari wowe babyandikira ngo turayitwaye, wumva aho hantu ari ahantu wagira abantu ngo ntibashore imari? Bwana Rujugiro, ufite imitungo myinshi hirya no hino ku isi, mu bihugu 10, ukorera ubucuruzi mu bihugu bisaga hafi 22. uriya mutungo wo mu Rwanda urakubabaje? nta na gatoya, nicyo nakubwiye, ntabwo mbabaje kabisa. gusa ikimbabaje ni uko ibyo bakora bizononera ekonomi y'u Rwanda, bizononera ubukungu bw'u Rwanda gusumba uko gihe binyononera. niyo message nabahaye
mu cyongereza, ndababwira ngo niba babona iriya UTC bakabona inzu yanjye cyangwa ikindi kintu cyose mfite mu Rwanda gishobora kugira icyo cyabafasha, nibakinsabe nzakibaha, nagira nta ngo kondisiyo nshyizeho, ntacyo musaba ikindi. ntacyo nsabye kindi, nzakibaha, nkibaha nkibatije, nkibaha gute, ariko nzakibaha, ariko bo gutesha u Rwanda agaciro ngo abashoramari bahahunge kubera ko bagenda bambura ibintu by'abantu. Bwana Ayabatwa, wenda tugera ku musozo w'ikiganiro, wakunze kujya mu ngendo nyinshi na Perezida Kagame uhamagarira abanyemari mu bihugu bitandukanye gushora imari yabo mu Rwanda. Uyu munsi iyo muhuye n'abo banyemari ubabwira iki? Ngira Imana kuko ntabo duhura, kuko abantu benshi bashoye imari mu Rwanda birinda ko twahura, kuko turamutse duhuye i Rwanda bakabimenya, kandi bazabimenya babagira nkanjye. Barabyirinda cyangwa murabyinira hamwe? Oya, njye ntabyo nirinda, sinabyirinda iki. Bo barabyirinda kuko kugira ngo imitungo yabo idatwarwa, kugira ngo batajya aho nagiye, baranyirinda, barampunga. So ntabwo duhura, ariko duhuye nababwira ngo sore, mumbabarire, ntabwo nari nzi bizashyira. Abo ni abanyemari mubwira? Abo naba narigiriye inama yo gushora mu Rwanda, ubu bakaba bari wenda babona ko ibintu bitagenda neza, nababwira ngo mumbabarire, ntabwo biriya nari nzi ko bizagera hariya. Nagira ngo duse nk'abanzura Bwana Rujugira Ayabatwa, mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu, nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato, abantu bashaka kugira ngo babe ba rwiyemezamirimo, batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu, ikintu mwabwira muti mwakora mutya, icyo mwabwira muti mwakwirinda iki, n'icyo mwatubwira? Inama nabagira, ikintu cya mbere bagomba kumenya icyo bashaka. Icya kabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere. Ntabwo umutungo ari amafaranga, umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho, kandi iteka ukabikora ubikorana n'abandi, ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga ntuyashyire imbere, ugashyira imbere akazi kawe, ibindi bizaho. Birumvikana ngo ararikwa ntashira, ariko twishimiye cyane kuba mwaje hano i Washington mugasura Ijwi ry'Amerika hano muri studio zacu, tukaba tuganiye mukatuvunguriraho. Hari byinshi twaganira, ku mwanya ni muto. Ndabashimiye cyane kumpa ubu buryo bwo gushobora kugeza iki kiganiro ku bantu b'iwacu banyumva. Niba ari ibyo navuze wenda bitabanezereye bambabarire, ariko nta kundi nari kugira. Murakoze.